nongeye mbahaye ikaze mwebwe mukurikiye ibiganiro byagaragara gospel. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndishimwe Josue Maripasi. Muri iki kinyejana turimo nta muntu utakwishimira kumenyekana. Birasa naho kubaka izina no kugira igikundiro ari ikintu cy'ingenzi gishobora kugufasha kubaho ndetse kikagutunga. Gusa rimwe na rimwe abagiye bubaka izina ndetse bakarema ibigwi bagiye barikoresha nabi, by'umwihariko bagasebya Imana cyangwa bakikora ibintu bisa nko kuyitukisha itigeze yihanganira, bagize amaherezo mabi. Akenshi twishyira hejuru tukishongora ko tugeze ku bintu by'umurengera, ugasanga dushobora kurenga umurongo ntarengwa. Ariko uko biri kose, nubwo Imana yakureka, ifite ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe mu biganza byayo. Ku nshuro imwe gusa ushobora kubona ikintu gitangaje, gishobora kuvamo inkuru ikomeye cyane, iteye agahinda cyangwa itangaje ku buryo utatekereza n'abandi badashobora kwiyumvisha. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima bw'uwitwa Kurt Cobain, wari umuririmbyi w'icyamamare ku isi yose mu gihe cye, agana mu mwaka w'1900, hirya no hino nko muri Leta Zunze za Amerika, i Burayi ndetse n'abandi bumvaga ururimi rw'icyongereza mu njyana zari zigezweho z'amarock ndetse n'izindi. Ariko waje kugira ubuzima bugoye kubw'ibikorwa bye no kwirundurira mu kujyanwa n'umuziki w'akahebwe. Igikundiro byamuteye kurindimuka rwose. Kurt Cobain, who was found dead on Friday morning in a house he owned in Seattle, a suicide at the age of 27. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka. Fondasiyo y'ibyo wifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None ni iki waburutisha? Ubuzima bw'intekerezo ni nk'agati k'inkubirane mu kugera ku byiza. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kurema umuryango mugari w'intekerezo nzima n'ubundi bumenyi budufasha mu kubaka umuntu mwiza ukwiye. Mu myaka y'1990, isi yose yari itangaye kandi yari ishishikajwe no kumva ijwi ry'umuhanzi wari umuhanga cyane witwaga Kurt Cobain. Yari impano itangaje, umuyobozi w'itsinda ryitwaga Nirvana. Hirya no hino mu buryo bwo kumva umuziki bari baratwawe n'ijwi ry'uyu mugabo, uyu musore wari ukiri muto witwaga Kurt Cobain. Yari impano itangaje, byari ijwi ry'urubyiruko, icyitegererezo cy'amamiliyoni y'abantu bari batuye isi, by'umwihariko abifuzaga kuba ibyamamare n'abakundaga iby'umuziki. Ariko nyuma y'izo ndirimbo zose, nyuma y'ubwamamare, igikundiro no gutangarirwa, hari ubundi buzima. Ubwo buzima bwari bugoye cyane kandi bwari bukugenda bugera aharindimuka no gushyira iherezo kuri uyu musore wari igishongore, umuhanga, ariko nanone wabigenderagaho, ariko agakurikizaho ikintu gikomeye cyane cy'ubwishongore bwasaga nko gutuka Imana, byanashyize akadomo ku buzima bwe. Iyi nkuru y'icyamamare cyubashywe kikagera ku bigwi by'akataraboneka ariko kigakinisha Imana, byaje kumutera umwijima udasubirwaho n'urupfu ruteye agahinda. Niyo tugiye kuganiraho muri uyu mwanya. Ishobora kuba igitekerezo cyiza cyo kumva uburyo ugomba kwitwara, ariko ni n'inkuru y'amateka yo kutwigisha. There is anger, there are feelings of sadness. We don't understand why. Kurt Cobain yavukiye i Washington mu mwaka w'1967. Mu mwaka w'1991 yakoze indirimbo nziza yakunzwe yitwaga Smells Like Teen Spirit. Iyi ndirimbo yahinduye isi yose ndetse zamura itsinda rye ryitwaga Nirvana, ribiri itsinda rikomeye cyane ku isi yose kubera uburyo iyi ndirimbo yakunzwe. Cobain afatwa nk'uwari ufite ijwi ry'urubyiruko, abantu benshi bamwiyumvagamo kandi bakamukunda. Yari umunyabugeni udashobora gutsimburwa kandi wari ufite ubuhanga karemano. Gusa ibihari bisa nkaho byamuzibye amaso, akabona ko yari umuntu w'igitangaza cyane, ariko ibi byari bigiye guhindura ubuzima bwe bwose. Akiri muto, Cobain yize mu rusengero, agira isano n'imyizerere ya Gikristo kandi yajyaga gusenga akita no kuyobokamana. Ariko nyuma yo kuba icyamamare, yatangiye kwirengagiza Imana akoresheje amagambo yo kuyikinisha mu bihangano. Yakundaga kuvuga ko ubuzima nta gaciro bufite, ko Imana nta n'ikimumariye. Yasaga nkaho yerekana ko byose abikora mu buryo bwe kandi ko abigeraho. Mu bitaramo rimwe na rimwe yakinaga n'ibimenyetso by'amadini, akabikoresha mu buryo busesa abantu ndetse asa nkaho ari guhagurutsa imbaga y'abantu. Aha abantu bamwe bamubonye nk'umuhanzi wari ufite ubushobozi, ariko abandi bamubonye nk'umuntu wari wiyambuye umwambaro uwo ari wo wose wamuhuza n'iby'iyobokamana ku mugaragaro. Kurt Cobain wari icyamamare cyane
kandi azwi afite igikundiro hose, asa nkaho nta kintu na kimwe yari abuze. Gusa ubwamamare bwe bwazanyemo n'ibyago, amastrese, kwiyandarika ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge. Yatangiye gukoresha heroine kugira ngo ahunge agahinda n'ubwigunge. Nyuma yo gushaka, urugo rwe rwaranzwe n'ibibazo n'ihungabana. Yakomeje kwiyumva nk'umuntu udafite icyerekezo, agasubiramo ibitekerezo byinshi byo kumva yiyanze ndetse ko ashobora kwiyahura. Gusa abantu ntibabibonaga umuntu ukomeye gutyo kandi ufite ubuzima bwiza n'igikundiro kingana gutyo ku isi ko yabikora. Bumvaga we abayeho mu buzima barota. Gusa Kurt Cobain, iri herezo ridasanzwe niryo ryari rigiye kuba ku musore wari icyamamare ariko utaritaka ku by'iyobokamana, wabiteragaho urwenya akavuga ko n'Imana nta kimaze. Mu mwaka w'1994, Cobain yasanzwe yiyahuye mu rugo rwe i Sato. Yari afite imyaka 27 gusa. Ikintu gitangaje giteye n'agahinda, yasize suicide note ishimangira ko ubuzima bwe ntacyo bumumariye, nta n'icyo bwari bumaze. Ibi byateye abantu benshi gutekereza biruseho. Suicide notes ni urupapuro umuntu yandika mu gihe agiye kwiyahura, rushobora kuba rukubiyemo amakuru y'ibimuteye gukora ibyo. Iherezo rye ryabaye nk'ikimenyetso cy'uko ubwamamare butabuza umuntu gupfa mu mwijima igihe atubahirije n'amahame y'iyobokamana. Abantu benshi bajya batekereza ko iby'iyobokamana ari iby'abantu bakennye, cyangwa se abantu badageze kure, cyangwa se abandi bantu basa nkaho bafite ibyo gukora. Gusa uku si ukuri. Umuntu uwo ari we wese niba yararemwe n'Imana akaba atarishyizeho, afite umugambi kandi afite umurimo wo kubaha Imana. Kabone nubwo utakora iby'umurengera mu gukora umurimo w'Imana mu buryo buziguye, ariko byibura ugomba kuba uri umuntu w'Imana, wubahiriza amahame yayo, kandi ukabaho wicisha bugufi, wemera ko ari umutegetsi w'ikirenga w'isi n'ijuru, umwami, umucunguzi n'umurengezi cyangwa umugenga w'ubuzima bwawe. Iri ni isomo rikomeye. Cobain yasigiye isi indirimbo zikomeye, ariko yanayisigiye akababaro n'agahinda gakomeye n'icyitegererezo giteye ubwoba. Yabaye icyitegererezo cy'uko impano n'ubwamamare bidahagije, ahubwo umutima wo kwizera Imana ndetse no kubana nayo ari icy'ingenzi kuruta ibindi byose. Inkuru yitwigisha ko Imana idakinishwa, kandi ko kubaho utayubaha ndetse usa nk'uwishongora bishobora kugutera kugira amaherezo mabi. Mu Bagalati igice cya 6:7, ntimuyobe, Imana ntikinishwa, kuko icyo umuntu abiba cyose nicyo azasarura. Muri Matayo igice cya 16:26, ni iki byamarira umuntu gutsindira cyangwa se kugira iby'isi yose ariko akabura ubugingo bwe? Ni mu gihe mu Migani 14:12 hagira ati, hari inzira isa naho ari nziza mu maso y'umuntu, nyamara iherezo ryayo ni inzira y'urupfu. Ni mu gihe Yesaya 55:6 we yanditse ngo, mushake Uwiteka akiriho, mumwambaze akiri hafi. Kurt Cobain yari umunyabugeni, yari ijwi ry'isi, ariko ntiyari ijwi ry'Imana. Ubwamamare bwe ntibwamuhaye amahoro, amafaranga ye ntiyamuhaye ibyishimo, ibiyobyabwenge byamushyize mu mwijima. Inkuru itwigisha ko uko dusigingira mu nyigisho z'ubuyobe ndetse no kwigenga bitugeza habi kurushaho. Wowe se urimo kuba ibiki mu buzima bwawe? Mushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, mumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha ntareka ingeso ze. Urupfu ni rubi n'amaherezo yacu ni mabi igihe tutari kumwe n'Imana, ariko hari benshi batakamba bamaze kugera mu ntoki zarwo. Icyo gihe Imana irabumva ikabihorera kuko banze kwihana bakiri bazima. Nawe ushaka kwihana ku munsi wa nyuma, ubuzima ntibugira agaciro butayobowe n'Imana. Nta gitangaza, nta n'uwo twaba urwego urwo ari rwo rwose igihe tutari mu murongo w'iyobokamana. Ndishimwe Josue Maripasi. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka, fondasiyo y'ibyo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None n'iki waburutisha? Ubuzima bw'intekerezo ni nk'isanga n'ingoyi mu kutugeza ku byiza. Intekerezo nzima zigaburirwa intekerezo, zirema intekerezo zirema ibitekerezo, byubaka icyerekezo, bikazaguha n'iherezo ryiza. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo, nagusaba kuyikora
kugira ngo dukomeze kurema intekerezo nzima zubaka ndetse n'ubumenyi. Mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga, dukomeze kubana kuri uyu murongo. Ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none, utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza. Utangiye bizinesi nk'iy'inganda nto cyangwa inini, wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora? Fungura idirishya rishya none. Wari uzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza? M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka kandi tugashyiraho ibirango byawe ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe. Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarange n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze. Fungura idirishya rishya none, urebe indi page nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company. Duhamagaye kuri 078 48 19 233 cyangwa 078 11 86 370. Wanadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Karuruma, ahazwi nko mu Makawa, mu marembo ya Emono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda. M&C Corrugated Box Company Rwanda. Smart Packaging, Perfect Solutions.